hari ninjoro nyine narakangutse saa 8 za ninjoro numva akaboko k'umwana nyine kambyize mu nda turyamanye mbwira umupapa nti canira itara ndeba umwana ndumva akaboko kandi nanakora nkumva agahanga kagiye gutya ubwo rero nasanze rero ari nyina yahwereye ubwo ngubwo bwarakeye tuhita tumujyana hariya mu irango tumujyana na hariya ku Kabutare no na CHB ngenda avuga ni isi yongeye kurema sinakongera kubyara Imana ese ubwo kuracyakeneye kubyara mama oya kwa kundi bavuga ngo isi ngo ya kabiri imbari ya kabiri abantu bazongera babe bazima bazuke abandi bongere umwana muto yakine n'intare cyangwa n'umuntu yongera ashaka ntawe nakongera gushaka kuko maze ubu narababaye cyane gushaka wawe babariyemo cyane kubera uyu mwana Icyerekezo TV inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi. Nongeye kubasuhuza kandi mbahe ikaze mwebwe mwahisemo mukunda kandi mukurikira Icyerekezo TV. Tubagendera ahantu hatandukanye mu bice bitandukanye tugasura abantu babayeho mu buryo butandukanye. Mbahaye ikaze. Nitwa Anastaze Sengumuremyi the ambassador. Muri aka kanya turi mu murenge wa Tumba mu kagari ka Cyarwa. Umwana wavukanye ikibazo kidasanzwe ageze mu myaka 16 ariko kuva avutse ntabasha guhaguruka ntazi kuvuga yewe no kumva ni ikibazo. Tugeze mu rugo iwabo tuhasanze mama umubyara aduhaye ikaze baduhaye icyicaro twifuje kuganira nawe kugira ngo atubwire amavuna amavuko yuko icyo kibazo cyatangiye. Reka tuganire nawe maze atubwire uko byagenze nuko byatangiye kugera uyu munsi mu magambo arambuye uko ikibazo cyatangiye. Mwiriwe mama. Mwiriweho. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Watangira wibwira abakunzi b'Icyerekezo TV kugira ngo baganire n'umuntu bazi kandi abadukurikiye bamenye uwo tuganira wari we. Je nitwa Mukagatabaza Natoriya nkaba ntuye umurenge wa Tumba akagari ka Cyarwa mu mudugudu w'Ikiri. Yego. Nkaba mfite umwana bita Bagaragaza Daniel yavutse muri 2005. Uwo mwana agejeje mu mezi 7 ahita afatwa. Ubwo ngubwo nibwo nahise mujyana kwa muganga mu irango bamatransfert ya Kabutare nayo njyana CHB baramupima ubwo amafaranga yahise ashiriraho sinakongera kumenya ikibazo cy'umwana icyarwaye cyariki. Tukira aho ngaho nk'umubyeyi ndagira ngo nkubaze ufite abana bangahe uyu Daniel n'umwana wa kangahe? Daniel ni imbyaro yanjye ya 6 ubundi mbyaye imbyaro 8. Ubyaye imbyaro 8. Muri abo bana 8 bose bariho cyangwa hari abatakiriho? Umuryango wanjye wose uriho abana 8. Tugusanze mu rugo wenyine ariko sinzi niba papa wabo bana mu bana arahari. Papa w'abana arahari ariko nawe nta bushobozi afite. Reka rero twinjire neza mu makuru nyirizina y'uyu mwana Daniel uko yavutse. Ubundi kuva ndagira ngo utangire kuva ugitwita inda ye wenda niba hari ikibazo cyaba cyarigeze kibaho cyangwa se ukumva hari uburyo wiyumvise uburyo budasanzwe cyane ko wari usanzwe byara n'imbyaro ya 6. Mu gihe wari umutwite hari ikidasanzwe abarigeze wiyumvamo nk'ikimenyetso cy'uko wenda habari ikibazo ku mwana uri mu nda cyangwa yavutse ari muzima nk'izindi mpinja biza kugaragara ageze mu gihe runaka cy'ubukuru? Yavutse nk'izindi mpinja nta kibazo nigeze ngira mutwite yagize ikibazo ageze amezi 7.
agize amezi arindwi nibwo ikibazo cyabayeho ariko ubwo akiri mutoya mu by'ukuri imbere y'ayo mezi arindwi yari umwana muzima yari umwana nk'abandi rwose nta kibazo afite. ndagira ngo mu mezi arindwi umwana aba atangiye kugera mu kigero cyo kugaragaza bimwe mu bimenyetso by'impinduka ku mubiri we nko gutangira kugerageza gukambakamba, kwicara, kurya, cyane cyane ko aba atagifata ibere gusa ahubwo ntekereza ko aba yaratangiye kugaburirwa. Imbere y'ayo mezi arindwi ibyo bimenyetso bijyanye n'imikurire y'umwana nta kibazo byari bifite, n'ubundi wabonaga ari muzima bisanzwe nk'abandi bana bose? Yari afite ikibazo nk'icy'abandi bana bazima kuko naranamukingije inkingo zose. Wamukingije inkingo zose? Zose. Rero ikibazo kigaragara byaje bite, byatangiye ryari, wari urihe? Yewe narindi hano nyine n'ubusanzwe ubona yuko aba afite siriko mu mutwe. Atangira siriko mu mutwe nyine ukaba ararembye nyine. Siriko ni iki? Nyine ubona yuko nyine ahise iyo ubona nk'ikintu kimweyura mu mutwe. Nje ndagira ngo umbwire uko byatangiye. Wambwiye ko mbere y'amezi arindwi umwana yari muzima ameze nk'abandi, wenda niba ari ukwigaragura haryamye ubona ari muzima, ubundi bitangira nyine ujya kubona ko umwana afite ikibazo mbere yuko bikomera bikagera kuri uru rwego. Mbere y'ayo mezi arindwi, kuri ayo mezi arindwi ikibazo gitangira byaje bite? Hari ku manywa yari aryamye, byari bimeze? Hari nijoro, nyine narakangutse saa 8 za nijoro, numva akaboko k'umwana nyine kambyize mu nda. Turyamanye. Mbwira umupapa nti canira itara ndeba umwana, ndumva akaboko kandi nanakora nkumva agahanga kagiye gutya. Ubwo rero nasanze rero nyina yahwereye, ubwo ngubwo bwarakeye tuhita tumujyana hariya mu irango, tumujyana na hariya ku Kabutare na CHB. Hoya ubushobozi bwahise budushiriraho nyine. Mwamubanje mumujyana mu irango baramuvura, bamuvuye nk'iki? Oya, mu irango bahise bampa transfert uwo munsi. Njya ku Kabutare. Ku Kabutare nabo bahita bampa transfert yo kujya hariya CHB. Aho bo bose rero nta muti bigeze bampa. Ntabwo bigeze bampa umuti, ahubwo CHB yabarambwiye ngo ninjye kumugoroza uretse ko amaboko nayo yari yamugaye. Banjyana muri kine njyayo. Ngiyeyo rero ubushobozi buhita burangirira aho ngaho, nanjye mpita mwihorera. Uko biri kose iyo umuntu ageze kwa muganga afite umurwayi cyangwa se ari urwaye, baramusuzuma. Abaganga mu buhanga bafite bakagusuzuma bakakubwira bati urwaye gutya cyangwa se umwana wawe urwaye gutya. Uyu mwana Daniel kwa muganga bakubwiye ko arwaye ate? Ntabwo yigeze bakubwira ubwoko bw'indwara afite? Reka da, urumva hose CHB, Kabutare na CHB. Nageze CHB, hari umuganga w'umugande wari uhari nyine wasuzumaga abana nk'aba ngaba. Yamupimye, yamushyize akantu kajya kumera nk'iyi ntuza mu jisho no ku ngingo gutya, kameze nk'iyi kamera mu jisho. Arambwira ati we genda ugende umugoroze muri kine. Ubwo rero amafaranga rero nagezeho muri cyumweru nkishyura 170 dugifite ubushobozi. Ubwo ngubwo amafaranga ahita dushiriraho nyine, mpita turekera aho ngaho nyine kubera ubukene. Wambwiye ko papa we ariho murabana, ariko se ubusanzwe mukora iki mu buzima busanzwe? Ni ubuhe murimo babeshaho? Twebwe ni guhinga nyine, ni uguhinga, turi abahinzi, tukabona aho duhinga tugahinga nyine. Ubundi akenshi umuntu urabona cyarwa ni uguca inshuro. Muhinga imirima yanyu se cyangwa ni ukwatesha? Ubundi urabona yino nzu uko imeze, iyi nzu
niwo munani wacu dufite, niwo mutungo mufite, niwe dufite wonyine. Ubundi twabona nk'ahantu hari nk'ibisambu kuriya batangaga ibisambu, ukagenda ugahinga ibyo bisambu, wamara gukuramo urwiri bagahita bahagukura. Ubundi umuntu akazagenda agaca inshuro nyine, nibwo buzima umuntu aba arimo. Mwese papa we dusanze adahari, ubwo yagiye mu kazi bisanzwe gushakira? Ya papa we yagiye kuragira inka. Yagiye kuragira inka. Mufite inka? Ni inka nyine y'umuntu yiturageje. Yego. Mama, reka tugaruke cyane ku kibazo cy'uyu mwana. Wambwiye ko ari imbyaro yawe ya gatandatu mu bana 8 wabyaye. Mu bana bandi bakuru be cyangwa se bari mu nawe ndahamya ko yakurikiye uko biri kose. Akurikiwe kabiri. Yakurikiwe kabiri. Mu bandi bana bavukana hari umwana wari wavukana wenda icyo twakwita nk'inenge igaragara ku mubiri cyangwa se ikindi kibazo kidasanzwe, ko hari igihe ibyo bintu bikunda kuba mu muryango ugasanga bigenda ari uruhererekane mu bana. Hari undi mwana wigeze uvukana ikibazo kidasanzwe? Reka da, uretse nkwereke umutoya muri abo, uwo mperutsa ku ibere nturiya, buretse yinjira ahangaha urebe. Yitwa Nowera? Yitwa Ngwino. Yitwa Mwiseneza Nowera. Uyu niwe Nowera? Akurikira uyu nguyu bwa kabiri ubwo? Oya, uyu niwe mbyaro yanjye ya 8. Niwe bucura. Ubwo bigaragara ko abandi bana bose bavukana na Daniel bafite ubuzima buzima, ntawe ufite ikindi kibazo, bose barakomeye nta kibazo. Bose bafite ubuzima bwiza nta kibazo. Wambwiye ko rero wavuje umwana ahantu wagarukiye kure ni muri CHIB. Nubwo mu by'ukuri ubushobozi busa naho bwananiranye bwabaye bukeya, ariko wambwiraga ko uko biri kose wari wagerageje kumuvuza. CHIB nyine umaze kubura ubushobozi waje gusubiraho babwira ko ubushobozi bwabuze, wenda ubagisha inama, byagenze bite? Ntabwo nasubiyeyo, ari kugenda nta bushobozi mfite. None se nyine nk'umuntu wo mu byo ukimara kubona nyine ko ikibazo kibuze igisubizo, wafashe uwo mwanzuro? Yewe rero nahise niyakira, ndavuga nti kubera yuko urabona ko amaze imyaka 16, yariyakiriye, uretse yuko ndagira nyine ndavuga nti nta kundi, ko nta bushobozi umuntu afite, naho aho hose ko urabona n'amafaranga y'iki gihe asigaye ari ingume, biteye ikibazo. Twahise tubura ubushobozi pe. None se uyu mwana ndabona n'ubundi n'amavi arasa nkaho afatanye, hari ukuntu mbona wenda kuyatandukanya baba bigoye. Ndibaza ikigaragara cyo gusa urebeye inyuma ushobora kugira ngo amaguru nta kibazo kubera ko yicaye, ubundi ajya abasha guhaguruka? Arahaguruka buriya? Turamuhagurutsa kugira nyine murabona yuko yituma aho ari hose, kugira ngo ubone uko umwoza nyine turarinda kumuterura nyine tukajya kumwoza, no kumuterura nyine no kumurisha, turamurisha. No kugira ngo arye no kumugaburira? Turamugaburira nyine, kuko ibyo ariye n'ibyo atahasi byose biba bingana. Bisaba kumugaburira. Hari ukuntu nubwo umwana yaba afite ikibazo cy'uburwayi, ariko nk'iyo areba abandi bakina wenda yicayemo hasi cyangwa se abona abandi batambuka, ubona hari uburyo bimushimishije, ubona wenda ubwonko bwe hari uburyo bukangutsemo ku buryo nk'iyo abandi bana bakinira imbere ye hari nk'ukuntu ashobora kuba abishimira cyangwa se akabona, cyangwa n'ubundi ahora ubona nta murara afite? Nta murara bafite. Nabonye ariko anyuzamo agasa n'useka. Nyine nanjye nabonye asekera bariya bana. Hari n'igihe ubona nyine abona yuko agomba, ukabona arashaka nko kugira ngo ahaguruke, ariko yahaguruka bikamunanira. Ariko wambwiye ko abaganga bamaze kumusuzuma bakohereje muri kine kugira ngo akorerwe ubuvuzi bujyanye n'ubugororangingo.
njye sinibaza rero icyakurikiye mu by'ukuri muri kine bagufashije nk'igihe kingana iki umaze kuhoherezwa? muri kine nahagize amezi 3. ni amezi 3 muri ibintu bari hari nko muri 2014. ubwo amazemo amezi 3 bagufasha. najyaga kugoroza gatatu mu cyumweru. asigaye mbona nyine nabonaga yuko nta bitanagororoka nyine wa mugani n'ubufasha buba bukeya. nicyo kibazo naringize nyine amezi 3 ni menshi umuntu ari muri kene ujye gatatu ukabiri mu cyumweru cya gatatu. najyagayo gatatu mu cyumweru. gatatu mu cyumweru najyagayo kuko umudogiteri bita Muhirwa yarambwiraga nyine nkajyayo kuwa 4 no kuwa 5 no kuwa 2. uko biri kose amezi 3 wabonye nta kintu byigeze bihindura na gito? nabonye nta kigenda. none se abantu bo muri kine bo mu mezi bagufashije agera muri 3 niba barabonaga koko nta kintu kigenda koko nta gihinduka, nta kintu bigeze bakubwira wenda cy'ubujyanama cyangwa ngo base nk'abaguhaye umwanzuro nubwo wenda wahise ureka kujyayo igihe baguha ubundi bari baguha igihe kingana iki? oya uragendaga bakagusinyira ku kapapuro bakagusinyira nyine ubundi ugataha. none ubwo muri kine nyine bo bamaze kukwakira uko biri kose ntekereza ko nabo nk'abantu bakora buriya buvuzi bwo kugorora ingingo bafite uburyo bakuganirije bakubwira bati rero dukurikije igihe umwana dukurikije uko umwana amerewe turabona twazamufasha mu gihe kingana gutya tukamufasha kumugororera ingingo. ntabwo bari barakubwiye wenda nk'igihe byafata? nta kintu bigeze bambwira. waragendaga ufite uretse ko banabitaye nyine utwo dukarine ukagenda bakagushyirira bakaguhindira randevu. kure nanjye nabonye bindambiye mbona atanakira nta n'ubushobozi mpita ndekera aho ngaho. mu by'ukuri uko biri kose nubwo ubushobozi bwabaye buke ariko wabonaga muri kine basa nk'abananiwe nabo? ntabwo urabona yuko iyo ugiye kwa muganga umuganga nyine akwegera nyine ntabwo aba akubwira ati umwana ameze gutya ari gukira. njyewe uko ndi kubibona nabonye wenda afite n'inkovu hariya hagana ku nkokora aho ngaho ku nkokora aho ngaho. hari uburyo se uku kuntu ameze nyine bijya bishobora yarahiye byagenze bite? aha ngaha yarahiye. yaguye mu ziko? oya bari bagize ibiryo ku isahani nyine yari ataramerana gutya. ubundi rero agwa ku isahani ibiryo nyine bishyushye bihita bimwotsa. ubundi nuko bimeze nyine. ikigaragara cyo ariko n'ubundi nubwo aba yicaye ubona n'ubundi adashikamye wagira ngo urutirigongo rwe rurakora neza cyangwa narwo rufite ikibazo? ntabwo rukora neza kuko usanga yahitamye gutya ahubwo kuva ejo nabonye ubundi yanicaraga ubundi akikubita hasi. karundu kabura bisaba hari igihe wenda kugira ngo mwicare mujya nk'ikintu mumushyigikiza ku ruhande kugira ngo ataza guhenuka? ubundi arahenuka nyine niko ngo tumwicayeho ubundi agenda gutya. ntubona nk'aha ngaha gutya nanone yego manu n'aha gutya ashobora kwikubita hasi nyine. ubwo ni uko yaguye aho ngaho? ni ukugwa nyine. ntekereza ko ibyo ngibyo nabyo byo kubagwa nk'aho uriya urabona yagwishije agatwe k'inyuma ashobora kuba mu by'ukuri hari uburyo bishobora kuba byarangije ubwonko bwe. buriya hari ubwo ntibishobora gutera ingaruka ku bwonko bwe? ibi ngibi byaje nyuma ariko arwaye. ni byaje nyuma arwaye. none se wambwiye ko ubuzima bwanyu ari uguca inshuro ubuzima bwanyu ni ugushakisha nubwo wenda afite abavandimwe ariko nk'ubu mbonye nta bandi dusanze hano keretse uriya mwana mutoya no wenda dusanze hano mu rugo bari kumwe. barahari. none se hari n'uwafite urwaye hari n'urwaye uryamye.
none se iyo mugiye nk'uko nguko wenda mwese mwagiye gushakisha mu by'ukuri y'umwana mu musiga mu nzu musiga mukinze cyangwa bigenda bite? dore nk'ubu ngubu singiye kukubeshya mcishiro nk'ungu abana babiri wanga ko wanyuma ubundi mba ndi kumwe nawe. ni ukuvuga ngo wowe akenshi uri hano ucunga uyu mwana mucunga umutekano ubundi papa aba yagiye wowe ugasigara hano? aba yagiye kuragira iyo nka nyine ngiye nkasigara aho ngaho. nta gihe ugira nawe ukumva ukeneye nko kujya kumufasha kugira ngo wenda amaboko mushyire hamwe mugire mubone nk'umugati wenda wisumbuye ko yazana ari umwe? none se urabona abana bamwe baba bagiye kwiga kandi biga igitondo n'ikigoroba uretse ingu mfite hangaha nigiye uri hano jyenyine n'uyu mwana cyangwa nagira nk'iye nkaho ngiye nkamuryamisha nkahita nza nirukanka nkongera nkagaruka nkamusanga. nibwo buzima ndimo. nibwo buzima urimo. nanone se wambwiye ko ufite abana 8. ese ubwo mu bana 8 nk'imfura wenda n'ubuheta baracyari hano cyangwa bamaze kubaka ingo zabo? ubu buheta arabyaye. ifura nyine nawe yigira mu mujyi kandi ntabwo aba hano. ni umuhungu. yafatishije ubuzima se ku buryo agira uburyo babafasha wenda bakabafasha gusunika iminsi? nta kintu kigenda ibaze nta kintu baba bafite pe. nta kintu baba bafite nabo ku buryo bagufasha nk'umubyeyi wabo nabo ubuzima no gushakisha. none se mama mu by'ukuri urabona urwo rugendo imyaka 16 uvuza umwana ubona nta kintu bitanga, no kuvuga ngo mbese birasa nkaho mu by'ukuri nawe rwose bimaze kukurenga. umwanzuro wabonye nyuma y'icyo kibazo nyine uko kimeze wabonye wowe urumva nk'ikintu cy'icyifuzo cyangwa se nk'ikintu ukeneye cyane kugira ngo wenda uyu mwana ube wagerageza andi mahirwe ya nyuma, urumva ukeneye ari iki? icyo nkeneye burya umwana araryoha. mbonye nkufasha kumuvuza Imana yazamumera umugisha. kuko hari igihe nk'abakene nkatwe tunanirwa kuko ariko umwana yaba yarababaye gutya wabona umugiraneza ukabona aramuvuye abaye umwana nk'abandi akazatera imbere. burya mu buzima imiryango iba ifite aho abantu bakomoka, mufite famiye cyangwa se mufite abandi bantu nyine bo mu muryango bagiye barutanyije basumbanye ubushobozi. ntacyo umuryango waba barigeze ubikora wenda ngo ubafashe ubunganire? ntacyo ni ukuri pe. ntacyo. none se waba warigeze wiyambaza umuryango n'inshuti za bugufi kugira ngo bagire icyo bagufasha? ese n'ubwira bakubwira ati banza kugura izina 320 yo kujyana kwa muganga. na 320 ntabwo bashobora kuyaguha. muri make wowe icyo gukora wagombaga gukora waragikoze, ariko n'ubundi uracyavuga uti umwana kubera ko umwana aryoha ntabwo naterera iyo nk'umubyeyi, ndacyavunika ndacyamurwanaho, ariko uba wumva n'ubundi ugikeneye kuba wagerageza ukamujyana n'ahandi harenzeho wamuvuje kugira ngo ariko aricyo byatanga. harya ubundi ikibazo afite ngewe uko nabonye wambwiye ko adashobora guhaguruka kwicara, nabwo biragaragara ko uruti rw'umugongo rudakomeye, urutirigongo ntabwo rukora neza. ikindi kibazo cy'umwihariko kirenze kuri ibyo afite ni iki? ikindi kibazo ndabona araseka, aravuga se nibura? ntabwo avuga. ntavuga rwose. Daniel iyo umuzaniye nk'ikintu ugiye kumuhereza bisanzwe se nk'umubyeyi we mukunda kuba muri kumubona wenda hari uburyo agera nko kuba yagira ubushake bwo kuzana akaboko ngo yakire? nyine uretse kugira gutya nyine
ku buryo ushobora kumutereka isahani gutya iruhande ntabashe kubiyora ibyo biryo nyine akayora agira gutya nyine ukabona akagenda nyine gutya agashyira no mu kanwa gutya ariko ntabiyore. Yego, ahari hari abantu benshi badukurikira bazareba aya makuru bazumva iki kibazo. Mu by'ukuri urumva kuri mwebwe muri make niki wifuza ku bantu bazumva iyi nkuru cyangwa se bazayireba bakumva bakoze ku mutima? Niki bifuza cyangwa basaba? Icyifuzo mbasaba ni ukugira ngo bantere inkunga yo kugira ngo mbuze umwana wanjye. Bose barabona nabibabwiye ndi umukene ndinda kujya guca ishuri ariko wanyuma abana babo basibye kantera inkunga nk'ababyeyi ubundi Imana ikazabampera umugisha. Ikindi buriya hari ukuntu wenda abantu baba bafite nk'amadini basengeramo rimwe na rimwe ukaba mugira uburyo muganira n'abantu musenga na burya amadini nayo hari uburyo nyine yumva abantu bababaye. Ntabwo nk'ahantu musengera niba mugira aho musengera bigeze baba bagira uburyo babafasha cyangwa babunganire mu by'ukuri kugira ngo murebe ko aho mwageze muvuze umwana mwarenzaho nko ku rundi rwego rwisumbuye kugira ngo bamufashe? Ubundi jyewe naje nshaka ahangaha mbasanga ari abaporositani, ubundi jye nari umugatolika. Rero namaze kubyara abo bana uko ari 6 njya mu baporo ndabigira. Nta kintu bigeze banteramo intunga mu baporo. Ikintu banteye inka nabwo nimenya ari pasiteri kubera ko umwana wanjye aharirimbaga. Ni ikintu yadufashijemo rimwe, ni umwana washyingiwe nyine aba ari we nyine nabonye nabwo ari uriho umuha amasakaramentu aho za Nyanza. Nta kintu nta nkunga njya mbona. Ikindi watubwiye ko mu by'ukuri muri umuryango utishoboye, ntabwo mwishoboye ariko mu by'ukuri mufite ukuntu mubayeho, ariko hari ukuntu leta ijya ishyiraho gahunda zifasha abantu batishoboye kugira ngo babashe nyine nabo kubaho. Gahunda za leta ntacyo zijya zibunganira nka VUP n'izindi gahunda za leta? Ntayo. Usanga no muri mituweli baza kudufata ngo nidutanga ya mituweli bakamutunga, ubundi akazakorera ayo mafaranga akabona mituweli, nta kintu baduteraho inkunga. Ubuse mituweli y'uyu mwaka mwarayitanze? Twarayitanze. Nurabona n'abana afite ubu ngubu nabo babuze za minivare barabirukana buri munsi. Nta nkunga tujya tubona. Ufitemo abanyeshuri benshi? Mfite abanyeshuri 2 biga segonderi kuri Eyeri, n'abari biga pirimeri, hari n'ugiye kuzakora icya leta nanone biga mu 6 muri pirimeri. Genda avuga ni isi yongeye kurema sinakwemera kubyara. Imana ese ubwo kuracyakeneye kubyara mama? Oya, kwa kundi bavuga ngo isi ngo ya kabiri imbari ya kabiri abantu bazongera babe bazima bazuke, abandi bongere umwana muto yakine n'intare cyangwa n'umuntu yongera ashaka. Ntawe nakongera gushaka kuko maze ubu narababaye cyane. Gushaka wowe babariyemo cyane kubera uyu mwana. Uzi kubona ubyara abana bazima akaba ari muzima yagera mu mezi ahangayo ukabona umwana ariko nta kigenda. Nk'umwana ungana gutya w'imyaka 16 kubona umugaburira no muri toka ugasanga ukajya kamutunganyiriza nk'uruhinja, mba bidateye agahinda. Nibakunze b'Icyerekezo TV, ntabwo biba byoroshye nyine
ababyeyi cyane barabyumva, abamama by'umwihariko bakunda kubana n'abana igihe kinini, babana nabo umunsi ku munsi, ntabwo biba byoroshye. Murumva ko uyu mubyeyi ababaye cyane, kandi uko biri kose aravuga ati akeneye ko nibura nubwo yagerageje mu myaka 16 atari yabona impinduka ku mwana we, ariko arifuza ko umwana we nibura byamugeza n'ahandi bakagerageza akareba ko hari icyahinduka ku buzima bwe, nawe akabona yishimye nk'umubyeyi wabyaye, kandi akabona umwana amerewe neza. Mwabyumvise rero, ibyifuzo nicyo akeneye kuruta ibindi ni ubuvuzi bw'umwana we. Hanyuma mama, mbere y'uko dutandukana, hari igihe umuntu ashobora kureba aya makuru akareba n'ikibazo mufite, akaba yifuza kuba yabavugisha, kuba yabasura cyangwa se yabaganiriza bisanzwe. Umuntu akeneye kubavugisha yababona ate? Mugira telefone? Telefone turayifite. Ugira telefone? Ntacyo watubwira nimero yawe ku buryo umuntu akeneye kukuvugisha cyangwa se kuba yabasura yababona. Nimero ya telefone yimbwira aho? 07 2 5 11 14 29. Urayisubiramo? 07 2 5 11 14 29. Urakoze cyane. Iyo niyo nimero yanyu umuntu wakenera kubavugisha yababonaho. Bakunze b'Icyerekezo TV rero, burya ngo umubiri ubyara udahatse, kandi nta harushya ubuzima. Burya abantu iyo bafite ubuzima ibindi byose babishaka. Ni inkuru ibabaje cyane, amateka n'ubuzima bw'umwana Daniel. Twamusanganye na mama we, mwumvise ko ari urugendo rurerure, imyaka 16 amaze adahaguruka, atavuga, atagenda, mbese byose bigoye, ndetse no kumva ubwabyo ntabwo abasha kumva, biragoye. Ni inkuru rero ibabaje, ariko kandi ushobora kwifuza kuganiriza uyu muryango cyangwa se kuba wabagira inama. Mwumvise rero nimero yabo ya telefoni, mwabavugisha, abazabishobora kandi abazabishobozwa muzabikorane umutima ukunze. Turabashimira ko mudahwema kudukurikira, abakoze subscribe mukurikira inkuru ibiganiro byacu bya buri munsi. Turabashimira cyane, ndetse n'abatari bayikora turabakangurira gukomeza gukanda hasi ku ibara ry'umutuku kanditse subscribe, hanyuma mugakanda ku nzogera kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kujya bibageraho. Turabashimiye, turabifuriza amahoro y'Imana, murakagwira.